Muraho bakunzi ba BTM TV, ni Betty ndagarutse. Uyu munsi nje ngo tuganire ku ndwara ya sima. Abantu benshi barwara indwara ya sima cyangwa se turayizi, twakibaza ngo asima ni iki? Asima ni indwara idakira, ifata inzira z'ubuhumekero, ifata amatiyo matoya ari mu gihaha, ikayabyimbisha, bityo umwuka duhumeka uwo twinjiza n'uwo dusohora ntubashe kuba wabasha gusohoka neza cyangwa winjire neza, kubera ko ya matiyo yo mu gihaha yabyimbye. Murabizi iyo duhumeka twinjiza umwuka dukoresheje amazuru akamanura umwuka akawucisha mu itiyo rinini, rikagenda rikagira andi matiyo abiri yinjira mu gihaha cy'iburyo no mu gihaha cy'ibumoso, hakaba hari andi matiyo mato ari mu gihaha mo imbere. Ayo matiyo mato ari mu gihaha mo imbere, iyo bavuga ngo umuntu yarwaye asima, ni igihe ayo matiyo yabyimbye, bityo umwuka ukananirwa kwinjira cyangwa se gusohoka ku buryo wari utuwusohoka. Mbese usohoka bigoranye, nicyo twita asima. Ni indwara rero idakira, ahubwo iyo umuntu yayirwaye aba ku miti runaka kugira ngo imufashe kubyimbura ya matiyo. Iyo ndwara rero ifite ibintu byinshi biyitera, twakwita nk'imbarutso. Izo mbarutso nizo tugiye kurebana hamwe, tumenye ngo izo mbarutso ni izihe. Izo mbarutso hariho ibintu ushobora guhumeka. Tuvuge nimba wenda ubana n'inyamaswa runaka, wenda ubana n'imbwa se, ipusi se, imbeba se, ukaba wabasha guhumeka nk'ubwoya bwayo, icyo gihe bikaba wowe bikubereye imbarutso yo kuba wajya warwara asima. Ikindi hari kuba wenda hari nk'imyuka runaka wahumeka, nk'imyuka yo mu nganda, iy'ibinyabiziga se runaka, wenda se umuntu urimo kunywa itabi iruhande rwawe. Iyo myuka yose ushaka guhumeka cyangwa se ivumbi, wahumeka iyo myuka ikakubera imbarutso yo kuba warwara asima. Hari indwara runaka zo mu nzira nazo z'ubuhumekero, nk'izo twakwita ibicurane se, amasinezite. Izo ndwara nazo zikaba zakubera imbarutso ukaba warwara asima. Kandi asima twibukiranye yuko ari indwara idakira, n'imiti yayo ibije kuvura ibimenyetso, ibije kukorohereza kugira ngo yongere kugusubiza mu buzima busanzwe, ibije kubyimbura ya matiyo yabyimbye, ukongera ugahumeka neza, kuko uba ugomba gukenera umwuka mwiza winjiza, ukagira n'umwuka mubi usohora. Hari n'abantu bagira indwara ya sima igihe wenda haje nk'ubukonje, ukaba ubizi yuko iyo ikirere gihindutse nawe bihindukirana rimwe nawe, bikakubera imbarutso yo kuba wagira asima. Cyangwa se nk'igihe ikirere gihindutse, wenda hagiye kuza nk'impeshyi, wenda wahumeka nk'uwo mwuka wumye, nabyo bikaba byakubera imbarutso. Hari n'abantu bagira imbarutso ya sima iyo hari ibiryo runaka bariye, cyangwa se ibirungo runaka mu biryo bariye, ukaba uzi ngo ibi biryo ngo bimbera imbarutso yo kuba nagira asima. Cyangwa hakaba hari imiti runaka ubaho, imiti wenda nka sipurine, iyo miti runaka ubaho nayo ukamenya ngo iyi miti ni imbarutso yo kugira asima.
Asima rero ni indwara nyine ifata inzira z'ubuhumekero, kandi murabizi ko inzira z'ubuhumekero ni inzira tugomba kwitaho kuko ziba zigiye kwinjiza umwuka mwiza zigasohora umwuka mubi, kandi murabizi ko ibihaha byacu bikorana n'umutima. Ubwo rero ni byiza ko twita ku nzira zacu z'ubuhumekero, niyo twaba tugira indwara ya sima tukabasha gufata imiti neza kugira ngo inzira zacu z'ubuhumekero zimere neza. Rero hari ibimenyetso ubona ukahita uvuga ati ibi bimenyetso narabyumvishije ko umuntu ubifite aba afite indwara ya sima. Ibyo bimenyetso ni ibihe? Hari nko guhumeka uhirita ufite ijwi ryenda kumera nk'iry'akajangwe. Hari kuba wumva mu gituza cyawe huzuriranye, mbese ukumva wabuze amahoro, wabuze kwicara, wabuze kuryama, wabuze epfo na ruguru. Hari guhumeka bikanga neza kubera yuko izo nzira, ayo matiyo aba yifunze, bityo gusohora umwuka cyangwa kwinjiza bikanga, nyine guhumeka biranga. Hari gukorora, kugira inkorora, iyo nkorora ukaba wayigira nijoro cyangwa se mu rukerera, kandi ugakorora ntuzane igikororwa, mbese akaba ari inkorora twakita inkorora yakaye. Rero ibyo bimenyetso byose ni ibimenyetso bigaragaza asima. Asima rero impamvu twayize ni ukugira ngo tubashe kuyirinda cyangwa se tubashe kubana nayo. Ko kuyirinda byo ntibyakunda kuko twabonye yuko ari indwara y'uruhererekane rwo mu miryango, cyangwa se ari indwara ushobora guterwa n'ibintu runaka wahumetse. Rero kuko ari indwara yo mu ruhererekane rw'imiryango, hari igihe mu miryango yanyu hashobora kuba harimo asima ubizi. Icyo ukora kuyirinda, ukirinda bya bintu byose byakubera imbarutso kugira ngo ubashe kuba wakinjira mu cyo twakita crise y'asima. Ibyo bintu rero twakirinda ni ibihe? Ni ukugira isuku mu bintu byinshi, mu myenda twambara. Hari imyenda ipfuka, iyo tukayirinda. Hari ukwirinda ivumbi, hari ukwirinda kuba ahantu hasa nabi, hari ukwirinda imyotsi, yaba se iy'inkwi cyangwa se iy'amatabi. Bino bintu byose twagiye tubona, ibyo byose wabyirinda, kubera yuko utabyirinze yagukururira ibindi bintu byinshi byo gutuma wenda n'urugero ureka nk'akazi wakoraga. Nimba akazi ukora wenda kabamo iyo myotsi, ari nko mu nganda cyangwa se ahantu wenda badoda nk'imyenda, ku buryo wahumeka utuntu tukagenda tukagutera kuba warwara asima, ibyo ngibyo wabyirinda. Rero ni byiza ko buri muntu amenya indwara ya asima, ukamenya ngo asima ni indwara imeze gute, ni indwara idakira, twabyumvishe, ni indwara ushaka kurwara bitewe n'ibintu runaka wahumetse, cyangwa se akaba ari indwara y'uruhererekane rwo mu miryango. Ni byiza ko umenya indwara yawe ya asima iri ku ruhe rwego. Ushobora kugira ibimenyetso, ibyo bimenyetso bikaba byaza mbere inshuro zirenze ebyiri mu cyumweru, cyangwa se bikaza mbere y'inshuro ebyiri mu cyumweru, cyangwa se ibyo bimenyetso bikaza buri munsi, cyangwa se ibyo bimenyetso bigahoraho buri gihe. Rero ibyo ni ibice bine bya asima. Ukamenya ngo iyi ni asima wenda yoroheje, iyi se ni asima iri moyenne, iyi se ni asima ikomeye. Hari nk'abantu bagira asima ubona ikomeye, bahora ku cyo bita ku miti y'amapompe.
inama nabagira ni uguhora bagendana iyo miti yawe y'amapompe, cyangwa se nawe mwaba mubana mu rugo cyari n'umuturanyi ukamugira inama y'uko ahantu hose agiye agomba kugendana ipompe, kugira ngo igihe ahuye na za mbarutso zituma ahumeka nabi cyangwa akagira ya majwi adasanzwe, ahita afata ya pompe ayikoreshe. Kuko akenshi muganga aba yaragiye abasobanurira uko ari amapompe bayakoresha, uko ubanza ukinjiza umwuka, uko uyikoresha kugira ngo igende ibashe gufungura ya matiyo yabyimbye, yongere iyafungure, iyahe mbese angane nk'uko yanganaga nko ku muntu muzima. Rero murakoze kunkurikirana mu kwiga asima, mu kumenya ubumenyi rusange. Ni ubumenyi rusange, ni uguhugurana, ni ugufashanya, tukibukirana, tukamenya ko asima akenshi yibasira abana kurenza abantu bakuru. Akenshi ikunda kugaragara mu bwana, ikazongera kugaragara mu bukuru, ariko hari n'abantu izaho ari bakuru itarigeze igaragara mu bwana, cyangwa se yaragaragaye abantu ntibabyiteho. Ni byiza rero ko umuntu wese ufite asima ajya kwa muganga akamenya ngo asima yanjye iri mu ruhe rwego, ni urwego rworoheje, ni urwego rwo mo hagati, ni urwego rukomeye, ese ni iyihe miti nafata, nayifatane? Kuko muganga aragusobanurira, akagusobanurira imiti ugomba gufata, n'uko wayifata, n'inshuro wayifata, n'uko wakirinda kugira ngo utazajya ukomeza kurwara asima buri kanya buri kanya. Murakoze gufatanya na Betty MTV, Imana ibahe umugisha, murakoze, bye.